mukunzi w'urugo rw'amahoro TV, abantu mwese mudukunda mukadukurikira, niba wageze hano mbabarira uce bugufi uca akabugi wegera hano ufate agatebe wicare tuganire, kuko ubu ngubu noneho bigeze naho umwana rero agira ntiyumve. Umukunzi wacu tugiye kugira inama ni umuntu ufite ikibazo gikomeye cyane. umbabarire umfashe. Ntumiye urubyiruko mwese, ntumiye abasheshe akanguhe, nyemerera uze shangazi w'uyu muntu, nyemerera uze muyomba, ube muyomba w'uyu muntu, nyemerera uze ube umuvandimwe w'uyu muntu. Hanyuma tumugira inama. Niba hari igihe naba narigize ngira umuntu inama ngo ikibazo kirancanze, ni uyu munsi ho birakaze, birankomereye pe. Gusa hari ikintu kimwe nizeye kuba ndi kumwe nawe, wowe ufunga ikintu kigana. Nizeye yuko turi kumwe kandi nizeye ko utari bunengwe. Ni ukuri pe. Nyemerera ntugere wenda gukora subscribe byihorere, wenda gukorera byihorere, ariko byibura no muntu ukandeho gusa umuhe comment abasha kugukurikira, hanyuma abasha gusoma igitekerezo cyo wamuhaye. Uyu muntu araremerewe, afite ikibazo kiremereye cyane. Mbese nagahuma munwa ibintu byagize wanda, niba warigeze umupfira uvuga byagize wanda. Reka n'abatindiye hanyuma mbasomere iyi nkuru iteye ubwoba. Njye ntibyigeze bimbaho, ndumva mfite n'ikibazo cy'uko nari buze kubona inama. Yatangiye avuga ngo muraho neza abaganga beza bavura umubiri n'umutima, bakunzi b'urugo rw'amahoro TV, namwe mwese ndabashuje kandi nifuza ko mumfasha mukangira inama, kuko ndaremerewe. Numvise mutanga inama nziza kubabagana, nanjye ndaje ngo mugire inama. Ndi umuhungu, reka mbabwize ukuri, ubu nibwo bwa mbere twakira igitekerezo cy'umuntu w'igitsina gabo utugisha inama. Ubundi abandi bose baraho, ariko hari undi umwe twe twaragira inama, watubwira ko afite ikibazo cy'umugore wanze gufata business ngo ushingira iduka akajya mu kiyede. Ndi umuhungu w'imyaka 25, mfite umukobwa twakundanye kera, tumaranye imyaka 5. Uyu mukobwa twamaranye imyaka 5 twarakundanye, ariko ageze aho agenda nta mpamvu. Akundana n'undi muhungu, ndamwinginga ngo abwire aho naba naramukoshereje, musabe imbabazi. Ati si ngombwa kwirirwa mbivuga ngo mubwire impamvu y'uko tutandukanye, igikuru nuko dutandukanye kandi tutakiri kumwe. Ati nabonye urukundo rushya, cyararangiye. Umuhungu arakomeza atubwira ati ntababeshye, uyu mukobwa imyaka 5 twayimaranye tutararyamana narayibwira. Nyuma naje gutuza nshaka undi mukobwa, turakundana, ubu tumaranye igihe gito. Uwo mukobwa bamaranye imyaka 5, igihe bamaranye cyose bari batararyamana. Nyuma yaho rero ngo amaze kugenda, amaze kumwihenura, amaze kumwereka yuko ari boro, yahise agira ate arabyora. Nyuma y'igihe gito amaze kumva tuje, ashaka undi mukunzi. Turakomeza. Uwo mukunzi mushyashya mfite afite akazi, nta kibazo, ariko ibibazo mfite nibaza nibi bikurikira kuri uwo mukobwa yakunze bwa kabiri. Iyo agize ikibazo gikeneye amafaranga ahita mpamagara. Niyo ari buze kunsura, nijya umuhatike rimwe na rimwe. Igihe yampamagaye ngararwaye, rimwe na rimwe akampamagara ngararwaye, nkamwoherereza amafaranga yo kujya kwivuza. Umunsi umwe rero yambwiye ko arwaye, mwohereje amafaranga yo kujya kwivuza, ndayamuha. Ariko mbajije umuvandimwe we uko ameze, ambwira ko nta kibazo na kimwe afite, kandi njye namuhaye amafaranga yo kujya kwivuza. Ikindi kibazo, nkaho ibyo bidahagije, iyo musohokanye ntajya afata ibihendutse. Wamwumvise uwo mukobwa yakundanye nawe bwa kabiri. Burya wirukana umugore w'ugura igufwa ukazana muri nyirawo, niko byamugendekeye. Aho rero binkomereye kurushaho, uyu nguyu twakoranye bwa kabiri twararyamanye kugira ngo atazansuzugura nk'uko uwa mbere yabigenje akansuzugura. None ari kumbwira ko namuteye inda, kandi twaryamanye rimwe. Namubwira ngo aze tubande, akambwira ko igihe cyo kubana
kitaragera kandi njye ndamukunda. Umukobwa yamuteye inda, umukobwa amubwira ko yamuteye inda, ariko yamara kuvuga ko yamuteye inda amubwira ati niba naraguteye inda ngwino tubane. Ndakavuga ati wapi, igihe ntikiragera, kadukomeze. Ubu rero ndi kubabwira ibi, wa wundi twakundanye mbere amaze iminsi yaragarutse, ari kunyitaho, ari kunsaba imbabazi ngo dusubirane, agakunda kunsura, akampa utugifuti, kandi mu by'ukuri naramukundaga, kandi na n'ubu mba numva agatima kakirehareha nkimukuru. Usibye ko naperereje umuhungu bakundanaga, nkasanga uwo muhungu nta mukobwa bamarana kabiri batararyama, ku buryo abantu baba banakeka ko yaba yaranduye indwara zidakira. None nkora iki? Ngira inama. Bakunze urugo rw'amahoro, bakunze ikiganiro SMS, ngiye muri kumwe n'ubundi ndi A to Z. Mbazaniye iki kibazo kugira ngo tugerageze kugihangarika, tugerageze nta n'icyo turi bugikore, uno muntu tumugira inama. Mu by'ukuri rwose andika muri comment ndagusabye, andika muri comment ugira inama uyu muntu. Yakuboneye umugabo w'imyaka 5 bayimarana n'abatararyama. Nyuma yaho umukobwa agira kutegena nta mpamvu, ntacyo ashinja umuhungu, badashwanye. Igihe kiragera, inyuma gato umuhungu aza kwibonera kandi kuki barakundana, ariko ako kuki bakundana gafite amafaranga ariko nta karyabarezi. Gafite nta karyabarezi. Ni ukuvuga iki rero? Baje kubana mu rukundo, babana no ku buriri. Uwo mukobwa yakundanye nawe bwa kabiri bararyamanye. Nyuma y'uko baryamanye rero, umukobwa aza kumukarikira neza aravuga ati ariko wanteye. Wibuka yuko uyu mukobwa iyo ari bumusure ni umuhita iki? Iyo arwaye ama amafaranga yo kwitsa, kandi afite akazi, kandi ikindi aramusohokana, yamusohokana ntabwo afata ibyoroheje, mbese tu ni ikiryabarezi. Noneho ikindi rero nta ibyo bidahagije, iyo agize ikibazo gisaba amafaranga arahamagara, akora ku rutsinga, ahasigaye ibintu akabikemura. None rero uyu mukobwa bakundanye na kabiri amaze kumukarikira, amaze kumukarikira amubwira neza yuko yamuteye inda. Nyuma yo kumubwira ko yamuteye inda, umuhungu kugira ngo yoroshye ibintu aravuga ati niba naguteye inda umwana ndamwemera, twararyamanye, okay come on, ngwino twibanire. Umukobwa ati kare igihe cyo kubana ntabwo cyagera gute, ntabwo kiragera. Sasa rero uyu muntu aradukeneye, tumugira inama. Aranyeneye nawe aragukeneye, nyemerera tumugire inama. Akora iki uyu musore, akora iki? Kandi noneho nyuma y'uko kuko ryabareze kamubwiye ko yagateye inda, wa wundi bakundanye imbere ntagire icyo amusaba, ntabone ahera he, na n'ubu yagarutse, kandi agarutse avuye ku muhungu utizeye kubana n'abantu amahoro b'abakobwa, kandi utizeye ku buzima buzira umuze, kuko biravugwa yuko ngo yaba abana n'indwara zidakira. Kandi uwo mukobwa niyavuye, kandi uwo mukobwa avuye yisize insenda avuga ngo hari umuhungu nasize ahantu w'inyangamugayo, utambangamira, utajya ansaba ibirenze, ushaka ko nshaka gusubirayo tukagera gute, tukongera tugasubukura urukundo. Niko gahunda zimeze. None mara tugisha inama, ese genda ugatambwiye ibyo wenda twaheraho tumugira inama, ariko arimo arashaka kuvuga ngo ese ndeke wa wundi wa mbere wagiye nta mpamvu, mama ni wa wundi wa kabiri n'ubundi duhamane cyane ko yanambwiye ko namuteye. Ese uriya wa kabiri mureke cyane ko nankonsoma akanansteresa, mfata uriya wa mbere dore ko atanantwaraga byinshi, ariko nawe uvuye ahantu nizeye. Muri iki arasaba inama y'icyo yahitamo. Mbere yuko rero mugira inama, reka manze weta z'abakobwa babiri ufite uko bameze. Hari amakuru njya numva mu bandi bantu, ntabwo ari jyewe ku giti cyanjye, nabyumvanye abandi bantu bavuga yuko umukobwa niba mukunda igihe runaka, mukamarana igihe nta kintu uramusaba, anytime hari igihe utazi cyamuzanye mu rukundo rwawe, ugakomeza ukamangamanga, ariko we akaba afite izindi mpamvu zatumye agira gute
aza mu rukundo rwawe. Izo mpamvu rero hakaba harimo no kuryamana, akumva umubiri uramuremereye, akumva uramuriye, akumva umubiri umugejeje ahaga, ariko akabona nta kintu wibwira. Rero wa mukobwa ufite iyo gahunda yamuzanye, mu gihe nta kintu umubajije azakora iki? Azacora igenda agiye gushaka abamuha serivisi yaje kwifuzaho. Kuko mu bushakashatsi bwakozwe bavuze yuko umukobwa yaryamanye n'umuhungu bakundana, urukundo rurushaho kwiyongera kurushaho gukunda wa muhungu. Ariko iyo bataryamanye, wa mukobwa nta n'ikintu yanamwibukiraho namba. Kandi uzabyumva n'abakobwa babivuga bakavuga bati jyewe runaka ndamukunda, ati icyo mukundira, ati niyo yampemukira, ati niyo wankuye mu busugi. Ukumva nk'umukobwa arabivuga gutyo, ngo niyo yampemukira ubwo uko byagenda kose, ngo niyo wankuye mu busugi. Umva kubera mukuye mu busugi, icyo kintu nicyahaye agaciro cyane. Ukumva icyo kintu aricara akagiha agaciro, ati runaka niwe wanyambuye ubusugi bwanjye. Ntiyanagana n'undi muntu akavuga ati wowe nta kintu maze urindwa, gusa runaka niwe mugabo kuko ni nawe muntu wanyambuye ubusugi. Ukumva mbese hari uburyo ariho agaciro. Ariko mu gihe umuhungu we iyo muryamanye urukundo ruragabanuka. Yego wabyumvise. Uwo mukobwa rero mwakundanye bwa mbere ashobora kuba utarigeze wubahiriza ibyo yagusabaga, ibyo yagushakagaho. Hari ibyo yagushakagaho ugakeka ko yazanywe n'ibigori, kandi yarazanywe n'ibigori, none ugasanga ibintu birushaho kumugora. Niko byumva. Undi muntu aho dukurikiye nawe araza kuduha komenti atubwira uko abyumva. Noneho rero sasa, nyuma yo kugenda ashobora kuba yaragiye agasanga umuhungu atamukurikiyeho urukundo, agasanga wowe yagusanganye urukundo ruhagije pe n'icyizere gihagije, ariko akakuraho serivisi yo kugusuzuma ngo amenye ko uri muzima. Ugasanga mu bantu ati uriya muhungu tubana ni muzima koko cyangwa afite uburwayi, none kwa kundi atizeye ko uri na muzima, ugasanga agutakarije icyizere bitewe n'ibyo yaje yifuza. Icyo ni kimwe. None akaba yaragiye akagera kuri wa muhungu wundi yasanze, agasanga ni umunyakazi, arakora akazi arakazi, ariko amuburaho urukundo, amuburaho no kwizerwa. Asanga no muri sosiyete itamufata neza, sosiyete ntimuvuga neza, sosiyete ntimugirira icyizere. Ariko wowe sosiyete igufitiye icyizere, nawe yarushijeho kukugirira icyizere. Niko byumva. Noneho rero akagira gute akavuga ati nataye urukundo rwa nyarwo, nkurikira ibidafite umumaro, ariko umuhungu ufite urukundo namusize inyuma. Akagaruka cyane ko tugeze unatubwira yuko hari ahantu yaba yarigeze akubangamira muri consommation, cyangwa nabwo yamusabaga ngo ibi cyane ko yatubwiye ko wamukundaga kandi nawe agukunda. Ariko muza gutandukana ahantu ndi muze kwitsa cyane, muza gutandukana nta mpamvu. Uwo muntu mwabanye mugakundana, ariko mugatandukana ako kantu ugacaho umurongo, mugatandukana nta mpamvu, agacaho akagenda. Uwo muntu mwatandukanye nta mpamvu, agacaho akagenda. Icyo akagenda byereka byite kwandavura, kuko aho yagiye ntizewe. Akagenda akandavura mu bintu abonye byose. Igihe cyagira akagaruka akavuga ati ariko mfite itungo ryanjye nasize nziritse ahantu, reka njye kurireba. Hari ahantu najishe igisabo ntashobora gutera ibuye. Akagaruka. Kuba nta mpamvu ze yaba yaratumye agenda ni ikibazo, ubisuzumane ubushobozi. Ikindi noneho reka ngaruke kuri wa mukobwa wa kabiri. Uriya mukobwa we ku bwanjye ni satani, ni ikiryabarezi, ni umwuzukuru wa shitani. Reba amafaranga yakorera ntashaka ko yakoresha, ntashaka ko yakora, cyangwa asanga ayakorera ayahereza abandi bahungu. Akaba ari nk'umuhungu afite wanamusezanije kubana nawe neza, akaba arimo kujya gupagasa amuhereza amafaranga atakirubaka, akira akora business bijya imbere. Mu mwaka utaha dufite gahunda cyangwa ukwezi gutaha kuno, none wowe ukaba ubayeho wiberaho umeze nk'igiti cyera amafaranga yisoromeraho uko bukeye n'uko bwije. Yarwaye rimwe na rimwe ko watubwiye yuko hari n'igihe ajya gusaba amafaranga akubwira ngo arwaye atanarwaye. Sasa rero uwo muntu ukukonsa mu mafaranga nta nubwo akeneye iterambere ryawe, kuko nta gahunda agufiteho irambye. Wibuka yuko yanakubwiye ngo wamuteye, muryamanye rimwe ati wanteye, ariko noneho tekereza umukobwa wateye inda ariko wamubwiye ati ngwino tubane.
ati oya, ni mu bakobwa bangahe ushobora gutera inda noneho inda ntayikuremo, akaza akabikubwira ngo ubimenye gusa ko wamutera, ariko ntashake yuko mubana. Kubera icyo umuntu adashaka ko mubana? Nta gahunda y'umubana gufite, kubana ntabyo yigeze ateganya kuri wowe. Niko bimeze, kubana iyo gahunda ntayo yigeze guteganyaho, impossible. Sasa rero arimo aragukina, arimo arareba akabona nta gahunda afite yo kubana nawe. Kandi si ibyo nibyo, nimubana cya giti cyera amafaranga kizaba gihagaze, cyangwa afite izindi gahunda, cyangwa nta n'indi afite, kubera azi yuko uri kirarika, urekura amafaranga isaha n'isaha uko abishatse ayabona. Arimo aragera mu byo urekura udufaranga umwihere, noneho cyane ko anatwite agiye kukubwira yuko umwana asigaye yishakira burusheti, mbese impumuro yo mu kabari nimunezeza, akeneye ihembe rya zebra, akeneye kwihumuriza urwara rw'igisiga, akeneye mbese inyama y'imvubu niyo yumva ashaka kurya. Ni ibintu bimeze nka gutyo, usiteraguringe urinde umera nk'amaguru ya sarwaya n'insibika, birangire ashatse kugutsinda mu ishyamba. Uyu mukobwa niyo gahunda afite. Icyo nakubwira rero nk'inama, ariko abantu mudukurikiye namwe nimuduhe inama. Ibyo mwabyumvisha uko bihagaze, mwabyumvisha abakobwa babiri yahuye nabo, mwabyumvisha uko babiri babanye, uwumvishe n'uko uwa kabiri babanye. Mugira inama, andika muri comment, mugira inama. Sasa rero uyu mukobwa wa mbere ndimo kugana ku nama, uyu mukobwa wa mbere ashobora kuba yarakubuzeho igitsina, yakubuzeho ibyishimo by'umubiri, nicyo cyatumye agenda. Ariko yari afite urukundo, yari afite n'icyerekezo cy'urukundo. Noneho nyuma yo gukomeza kumurisha umubiri, acagira ate? Aragenda. Ariko nawe usuzume neza, atabaje akeneye ko muryamana kugira ngo agushyireho inda yaba yaratewe n'uwo bahoze bari kumwe. Ucunge neza, wirinde ko muryamana. Niba umufiteho na gahunda, irinde ko mwaryamana, cyangwa mugende mujye kwa muganga bamupime, yihanganeho gato urebe nyuma y'igihe gito nk'amezi 3, kuko ubwandu runaka ntiwabubona. Hanyuma babusuzume, niba bamara no kubusuzuma banamusuzume niba adatwite. Ashobora kuba agukeneye, akaba akeneye gusa kwikozamo gake, byarangira inda agahita yigutwerera kubera ko yumva irimo. Kandi uwo muntu bari kumwe ni umuntu utizewe, nta nubwo akeneye gusipendinga ubuzima burebure nawe, cyane cyane ko batubwiye ko imyitwarire no muri sosiyete itari myiza, ndetse n'indi myitwarire itari sawa. Arimo aragira ngo amukwepe, ariko azahita amukwamiraho direct. Amukwepe ahita abona uburuhukiro, amukwepe ahita abona ubwugamo, aho ashobora kuzagira gute, kuzugama ibibazo ashobora kuba yaratewe n'uriya wundi. Aze uhita umurongora, akwanduze sida, cyangwa mubane, niba uzajya kwereka uruvanyuma waraho, cyangwa mubane azakubwire ngo wamuteye inda, kuko n'uriya nawe ashobora kuba arimo kumukira. Sasa rero inama yanjye, singiye kukubwira ngo ukunda uwa mbere, ukunda uwa kabiri, ariko mu buzima buriya nta muntu ujya ugira poe negatifu gusa, impossible. Nta n'umuntu ugira poe positifu gusa, nabeho ibintu byose ari salama, ibintu byose ari sawa. Oya, hari umuntu agira poe negatifu na poe positifu. Aba bakobwa bose niwe mwakundanye niwo ubazi. Reba uriya mukobwa wa mbere, ko ari uko mwakundanye, uruhande rwe rubi n'uruhande rwe rwiza ubigeranyije, icyapeza kurusha ibindi ni ikihe? Ni iyihe myitwarire afite ubona udashobora kwihanganira? Uriya myitwarire afite mibi, nusanga uruhande rwiza ari rwo ruruta urubi, banza urebe uruhande rwe rubi, karagiteri zirimo kuzihanganira, harimo karagiteri utabasha kwihanganira. Ese uriya wa kabiri nupeza poe negatifu na poe positifu, uruhande rwiza n'uruhande rubi, nubigereranya ubona icyaganza ari ikihe? Ubona wamushyira muri negatifu kajugunya ugata mu kimoteri, cyangwa wamushyira muri positifu ukavuga ati nakihangana ahangaha ntagora gusa? Ni wowe ubizi. Ngaho balansinga abo bantu, balansinga impande zombi kuri buri umwe, urebe uruhande rushobora kugukorera umuti. Kuko buriya mu buzima nta muntu
uzabona nta byera ngo de. Nicyo nakubwira. Nyuma yo kubona rero ko nta byera ngo de, wowe ufite ikihe kibazo? Ufite ni hehe ushobora guherera? Ese uyu muntu wamwihangana ntiwamwihangana? Okay, abantu badukurikiye namwe mufite uburyo mukurikije ubusesenguzi maze namwe n'ubundi mushobora kwikorera, mushobora kugira gute kugenzura hanyuma mugasuzuma biriya bintu uko bihagaze, mukagenzura uko mukagenzura abo bakobwa bombi, mukabumva mukumva imyitwarire yabo, mukumva n'iyo uwo muhungu, hanyuma noneho mukagira gute mukamugira inama. Ariko nyuma yo kubaransinga hari akantu nshaka kwimuriza gushinga hagati, hari akantu nshaka kuza gushinga hagati. Akantu nshaka kuza gushinga hagati rero ni aka ngaka gakurikira my friend. Uyu muntu waje bwa mbere akagucika nta mpamvu akubwiye, akagaruka. Uyu muntu nanone ameze nk'inkoko yarayanze akaba yahindutse inkware. Uyu muntu ugenda nta mpamvu, nimuramuka mukomezanyije urukundo nyuma ukamushaka, ntihari igihe azaguta mu rugo akagenda nta mpamvu nanone. Impamvu yamujyanye kutayizi, katarakubwira mu rukundo rwanyu kitaragenze neza, nimwaramuka mubanye wenda mugakomezanya mu rukundo mukanabana, ko yasohotse mu rukundo ukaremererwa ukumva uzinutswe no gukunda, none mu gihe yasohotse mu rugo akagenda bitewe n'uko satisfaction sexuelle, imibonano mpuzabitsina mukorana ntabwo imunyuze, niba itamunyuze, niba itamuhagije we ku giti cye, azakenera kugenda. Maybe jena natangiye gufindafinda yuko kuba yaragiye bishobora kuba ari uko wenda yaragushakaga ibyishimo by'umubiri akaba atarabibonye, niko nkeka. Mu rugo niko niyahagera n'ubundi agasanga ibyishimo by'umubiri nta kirimo, nta kigenda, nta cyafatisha, uzabigenza ute? Kashobora kuzagusiga mu rugo agaca akagenda. Ese kari agakobwa k'agasire ubona kamenyereye gusireyinga no kurya abarezi, wamenya ko karanavuye bingana iki? Nabyo birebane ubushishozi, ejo utazajya kubakira urugo ku musenyi kandi warabibonaga. Abantu rero mwadukurikiye mukaba mukunda urugo rw'Amahoro TV, mukaba mukunda ikiganiro SMS, mwese ndabashimiye kandi bashimiye kuba mudukurikira uko bikeye nuko bwije. Ndagusaba niba ari ubwa mbere uje, iyandikishe ukora subscribe kandi ntukagenda udakoze like ku biganiro byacu. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Bye bye.